abaduteze amatwi mwiriwe. Ku bufatanye na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Minubumwe, umushinga dufatanye urumuri ushyirwa mu bikorwa na Alerte International hamwe na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shira Impumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa n'inzira Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimagirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Mu rugendo Abanyarwanda bamazemo imyaka 30, ubumwe bwabo bugeze ku rwego rushimishije. Nubwo twishimiye intambwe imaze guterwa muri urwo rwego, ariko haracyagaragara inzitizi zitandukanye zibangamiye ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa. Mu rwego rwo gushakira ibisubizo izo nzitizi, hateguwe ikinamico Shira Impumu igamije kwimakaza ubumwe n'imibanire myiza by'Abanyarwanda. Muri iyi kinamico muriyumviramo inzira y'ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa mu batuye imisozi y'Ibweramahoro n'Inyamitavu, nuko bakomeza kugenda bakemura ibibazo bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cy'186 cy'ikinamico Shira Impumu, aho abaturage b'Ibweramahoro n'Inyamitavu bari mu myiteguro yo kwibohora ku nshuro ya 30. Veronica wari wafashe umwanzuro wo kwahukana yasubiye mu rugo bigizwemo uruhare na Zawadi. Naho Ndori we yari akomeje gukoresha nabi imbuga nkoranyambaga akwirakwiza inkuru z'ibihuha n'izibiba amacakubiri. Ese aho club dufatanye urumuri abamo izamufasha ahinduke? Mu rwego rwo kubamara amatsiko, reka mbareke mukurikire igice cy'187 cy'ikinamico Shira Impumu. Ese Mukamusoni isuka yayingishije mu mabuye ko mbona yagimbye mwuka byaramwe. Iyo mutije ikintu agitiriro yaracyangije. Ariko ibyo n'ibiki numva mama arimo guhonda hanzera. Mukamusoni nta kintu yitaho pe. Dore ejo bundi namutije ne bafite abashyitsi azitiriro rimwe yavunitse. None n'isuka yanjye nayo barayigimbishije. Ize ko wivugisha n'ubuhoro mama. Ndeka undorere mwana we. Byakugendekeye biteze? Akira ahubwo mfasha dukwikiriye isuka. Ejo nzabona icyo nzajyana mu muganda. Zana nkufashe. None zisuka niyo uzitwaza mu muganda w'ejo mama? Kagafuni nabonye ntacyo kamfasha. Ese iki gihato ni bwoko kira yewe. Ariko menya uriya muhanda ejo tuzataha turangije pe. Nabonye abantu bose bafite umwete wo kuzitabira uriya muganda. Mwana wa, nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, umuganda ni umwe muri gahunda zishingiye ku muco zadufashije kwishakamo ibisubizo muri iyi myaka 30. Ariko wa mugano uzi ko ari byo mama? Erega n'ubundi abishize hamwe nta kibananira, kandi ubumwe bw'intore bunoze intambwe. None se mama, karame, amakuru numvise niyo? Ayahe makuru se mwana wa? Nguriya muhanda ugera ku gishanga abaturage turimo kwagura, ngo tuzahutaha ku munsi mukuru wo kwibohora. Nibwo wabyumva, babivugiye mu nteko y'abaturage. Naho ubundi muri iyi myaka 30 dufite byinshi byo kwishimira. Ntabwo ari uriya muhanda gusa. Tuzasubiza n'amaso inyuma turebe n'ibindi bikorwa bitandukanye twagezeho mu nzego zitandukanye z'ubuzima bw'igihugu. Cyakoze uyu mwaka ufite ubudasa, dufatanyije n'ubuyobozi bwacu, abaturage twagize uruhare rushimishije mu bidukorerwa. Nibyo pe. Ubumwe bwacu bwatubereye umusingi w'iterambere. Reba nawe ari amashuri y'incuke twiyubakiye, imihanda y'imigenderano nidufasha kugeza umusaruro wacu ku isoko. Ahubwo uvuze iby'amashuri uranyibutsa Karingani. Mwibukije iki mama? Wowe na Zawadi komeruka muba muri komite yo gukusanya amafaranga yo kubaka ririya shuri, kandi naryo rikaba riri mu bikorwa remezo tuzataha ku mugaragaro. Nkaba mbona mutararisiga amarangi, bisagenda bite? Oya wigira impungenge mama, rizaba ryaruzuye rwose. Ubu nge na Zawadi nibyo tugiyemo, tugiye kuganiriza abataratanga umusanzu kugira ngo nabo bifatanye n'abandi. Ibikorwa bisigaye bikorwe vuba. Yewe nimushiremo imbaraga mwana wa. Ririya shuri naryo tugomba kuritaha. Niko mase, ibi bishyimbo ugiye guteka ubikuye ku byo wejeje cyangwa ni ibigugu? Ni ibyeze ubu mwana wa. Ese kutagarutse gutwara ibindi? Ubu bimwe nabahaye n'ibyashize? Biracyariho wari waduhaye byinshi da. Ariko wowe n'umuhungu wawe Fisi umenya muri abanebwe bo kurya. Erega burya duteka iyo twiriwe mu rugo tutakoze, kuko burya kenshi tuva mu kazi turiye. Yewe birumvikana, ntago mwava muri restaurant mutariye ngo mugere mu rugo mwongere muteke. Ese Fisi araho kadaheruka kuza kunsura? Ewe Fisi araho nuko amaze iminsi ahuze. Aho ugiye mu biki se kandi? Harya ntabwo nakubwiye ko asigaye yiga kaminuza? Ntabyo namenye disi, gusa nigeze kumva biganiraho na Muhire mu minsi yashize. Ego ko ubu yatangiye kwiga da. Ubu asigaye rwose yitwara nk'umuntu wiga kaminuza. Mu mibyiza mfasha akazi, muri weekend nkamureka akajya ku ishuri. Nukuri biranshimishije Kampi, kuba ukomeje kurwana urugamba rwo kwiyubaka n'umuhungu wawe Fisi. Yewe ntabwo byoroshye mase, n'ubu kubona amafaranga y'ishuri bimbiza icyuya. Birumvikana rwose mwana wa, ariko nawe nuko wabyihereranye
naho ubundi umuntu yajya amushakira amakayi cyangwa agatike. ni ukuri mwaba mukoze. ni uko tutabimenye hakiri kare, nasobanyu Gakwandi ndumva atari kubura icyo amufasha. ehe, data wacu Gakwandi buriya ntajya avugana na Fisi amutinya kubi. Amutinyira iki se kandi? Erega burya Gakwandi yigeze gukomeretsa Fisi. Uzi ko yigeze kumubwira ngo we nturi uwacu nta sano dufitanye? Ayo magambo umusaza wanjye aratinyuka yabwira umwana? Aha, yarabimubwiye da. Icyo gihe rwose Fisi yamaranye iminsi agahinda. Ubwo se si cya gihe yaguhozaga ku nkeke akubaza se? Ni muri ibyo bihe. Igihe nari naratinye kumusobanurira ko muri jenoside yakorewe abatutsi nafashwe ku ngufu akavuka. Yo, ndabyibutse desi. Nk'umwana birumvikana yari afite amatsiko yo kumenya inkomoko ye. Yageraga ku ishuri bamubaza umwirondoro we, yagera ku mazina yase akayoberwa ibyo ari byo. Yagera mu rugo yambaza, nanjye ikiniga kikamfata. Nubwo Fisi akimenya ariya amateka kubyakira byabanje kumugora, ariko gahoro gahoro bifashijwemo n'uriya mushinga abamo wadufatanya urumuri, yageze ahamenya ukuri akira ibikomere by'amateka. Yewe, ni ukuri iriya ni intambwe nziza yo kwishimira. Ntabwo ari we gusa, nanjye ibiganiro by'isanamitima byaramfashije cyane. Imbogamizi nari nsigaranye ari iya data wacu Gakwandi, wari ukibazwe n'amacakubiri. Ese ugira ngo Gakwandi ntiyatubijije iby'uya mwana wa? Yewe, njye na n'ubu sindizera ko yahindutse. Burya nza kwerekana fiyanse, nari nzi ko twirukanira mu marembo. Wigira impungenge mwana wa, rwose se wanyu Gakwandi yarahindutse. Aha, njye nzabyemera namfashe ubukwe bwanjye bugataha. Humura rwose Kampi, sindi nyogosenge Gakwandi akaba musaza wanjye. Namutangira ubuhamya rwose yarahindutse. Uzi ko ejo bundi yemereye Tomasi kuzamubyarira umwana we mu batisimu? Uravuga Tomasi umwe yaherutse gufungurwa, waje mu gitero cyaje kwica iwacu? Ni uwo rwose. Ntuzi ko agifungurwa yabinyujije ku mujyanama w'umushinga dufatanye urumuri, akadusaba ko twahura nk'umuryango ngo aze dusabe imbabazi Gakwandi akabyanga. Ubwo data wacu Gakwandi yahindutse n'intambwe ishimishije pe. Namutangira ubuhamya rwose yarahindutse. Hari igihe uba mu kigeragezo gikaze, abantu bakakuvuga ngo urajya he, bakakuvuga bongorerana ngo ntibucya. Ese ko numva Mukamana aririmba indirimbo z'amaganya, noneho yabaye iki? Nizere ko yamaze kwitunganya, reka munyuraho tujye mu nama. Mana ishobora byose, ariko uyu mugore agira umwanda. Uzi ko wagira ngo uru rugo nta muntu urubamo? Ese wiriwe Mukama? Wiriwe w'amaho? Mbona ugifura imyenda se, kandi amasaha yo kujya mu nama ageze. Usiko nkanzi? Wiriwe, akira ngo usuhuze. Wiriwe neza. Imyenda yo nari maze kuyifura, reka nitegure tugende. Niko ye, umaze iminsi ubaye. Ko wagira ngo uru rugo nta muntu urubamo? Ntaho nigeze njya da, kubera icyo mbajije icyo kibazo si w'amaho. None se Mukama, ko mbona ukikijwe n'ibigunda, ubu ntuzi ko yarindiri imibi ikwirakwiza udukoko dutera malariya yororokeramo? Erega wa mubyeyi we kuba nyakamwe si ikintu, usanga nahugiye mu mirimo nkabura umwanya wo kwita ku isuku yo mu rugo. Isuku ni isoko y'ubuzima Mukama, rwose ntugomba kuyiburira umwanya. Niko ye, ndebera nka ziriya sahani ziri hariya zirimo zitumaho isazi. Ariko w'amahoro nawe ntugakabye, ziriya sahani si zo twariyeho nimugoroba, usanze nari ngiye kuzoza rwose. Erega ntugira ngo ndi kukunegura Mukama, buriya kugira isuku ni ngombwa, yaba iy'aho dutuye, iy'umubiri ndetse n'iy'aho turyama. Aha, mwise ko mufite n'abagabo musasira, mwabuzwa n'iki? Aho ni mu nyumvira ra? None se kuba udafite umugabo usasira nibyo byatuma ugira umwanda? Yewe, noneho Gitifu ageze hano sinamukira pe. Ubushize yasanze nta gatanda k'amasahani mfite, arantonganya. Ntukajya ukorera ku jisho Mukama, isuku igira umuco. Ushaka kumera nk'abaturage bahinga akarima k'igikoni bakanga kuzisoroma ngo ni imboga za Gitifu kugira ngo ageze azisange habaho amanota. Ariko w'amahoro nawe urasetsa pe, ngo imboga za Gitifu. Yewe, ndaza kugerageza pe, ntazaba iciro ry'imigani. Ndori we, reka twihute tudakererwa tugasanga umuganda watangiye. None se Karingani, ko nabonye abantu tubana muri karabu dufatanye urumuri bandakariye. Ariko se ndo, urumva bidafite ishingiro? Wezira nkuru washyize ku rubuga, ntubonye ko ari inkuru z'ibihuha kandi zibiba amacakubiri? Nukuri ntabwo nari mbizi pe. Nanjye ari amakuru nayabonye ahantu, mpitanya basangiza. Sha nukuri waradutunguye pe. Ubu koko muri karabu dufatanye urumuri, hari igihe tutavuga ku mikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga mu rubyiruko. Ndakwinginze nukuri uzansabira imbabazi. Ziriya nkuru nazohereje ntabanje kuzinyuzamo amaso. Ndabona abandi batangiye umuganda, turaza kuganira dushoje. Gusa hagati aho twabaye tugukuye ku rubuga, ikibazo cyawe kiri muri komite ishinzwe imyitwarire. Mana yanjye,
ubu koko ntibazanyirukana muri karabu dufatanye urumuri? humura ndo gusa urasabwa kwisubiraho. wiriwe Karingani. Wiriwe Mukama, ese nabo baje mu muganda? Urumva se nahabura? Wowe na Ndorwa mwitwaje amapiki nimuze mwe mukora hano. Abo bandi bitwaje ibitiyo niwe batiyura hariya bamaze kurima. Aha turaje Mukama, turaje tuhahinga rwose bagire ngo ni imashini yahakoze. Yewe uyu muhanda rwose iki cyumweru kigomba gusiga wuzuye, tugomba kuzawutaha ku munsi mukuru wo kwibohora. nta kabuza uzaba waruzuye da, simbona habura agace gato. ariko wamaho uyu muhanda iyo tuba twarawukoze kare ubu ntuba waruzuye ukoreshwa waramaze no kunoga. wahora n'ikiza wake inzira itabwira umugenzi. None se simwe mutinda kumva? Igihe batubwiriye ngo twigomwe ubutaka bw'aho umuhanda uzagukira, iyo duhita tubishyira mu bikorwa ubu ntuwaruzuye. ariko rero aho ibihe bigeze rwose ntabwo twakabaye dutinda kumva. dore nk'ubu badushishikariza kwizigamira muri ejo heza ugasanga twavuniye ibiti mu matwi, nyamara benshi ubu bazicuza bageze mu zabukuru. mu mudugudu wacu hari utaraje muri ejo heza se? rwose nje mazemo igihe. Ugize ngo iki kaba? Barahari nyine. Ahubwo zawa sobanura ukuntu iyo gahunda ikora. Iyo gahunda numva bayivuga ariko sinyisobanukiwe pe. ariko Mukama, koko ibintu byose ni wowe uzasigara inyuma? ubu na gahunda y'ejo heza nta kintu yiziho. Maze rero icyo mpfa nawe ni uko umuntu akubaza ukamusubiza n'ibyo atakubajije. Watsobanuriye neza ibindi ukabireka. Mukama, ejo heza ni gahunda ya leta igamije gufasha abanyarwanda kwizigamira by'igihe kirekire, bityo bikazabafasha kubona pansiyo mu gihe bazaba bageze mu zabukuru. Ubwo ntubeshya? Njyewe Mukamana nagera mu zabukuru nkajya mfata pansiyo nk'abandi banyamushahara? cyane rwose. ariko se ubundi Mukama, uracyaba muri iki gihugu? None se nigize imvi ibwira amahoro n'inyamitavu? none se ni gute utamenya gahunda za leta zigamije guteza imbere imibereho myiza y'umuturage? Ariko ubwo niba barabivugiye mu nama nasibye urumva naraciye nk'amabere. ngo usibe inama? ahubwo si inama witabira ni iyi. sinzi n'icyatumye uzamo umuganda. wasanga ari nawe wari warinangiye ukanga gutanga ubutaka ngo twagure uyu muhanda, kuko abantu batitabira inama nibo batudindiza mu iterambere. Zawa ntumbeshyire rwose, ntabwo ari njye pe. yamaye nka data. ubu si inama ya karabu dufatanye urumuri ndayijyamura. noneho ndabakira mwoka byaramwe. yewe reka ngereyo mbasaba imbabazi. ubu se barazima. ariko rero nanjye nkwiriye kwisubiraho pe. uburyo nkoreshamo iyi telefone ndabona buzanshyira mu bibazo. urubyiruko twese duharanire ubumwe n'ubudaheranwa Rwanda, ku mashuri wacu duharanire ubumwe n'ubudaheranwa Rwanda, bizakorwa bite? tuzarwanya abanzi bose b'amahanga. ubumwe n'ubudaheranwa Nyarwanda, uyu mushinga dufatanye urumuri waje ukenewe. Nyarwanda, dufatanye urumuri yaje ikenewe. isa n'imitima y'Abanyarwanda yadufashije komora n'ibikomere ingaruka za jenoside yakorewe abato bizakorwa. uzi ko inama ya karabu dufatanye urumuri yatangiye, ndumva barimo kuririmba. ubu se ndabameneramo gutera mbo. reka nkwereke uko mbigenza. Ndori nyuma yo gukwirakwiza ubutumwa bw'ibihuha n'ububiba amacakubiri ku mbuga nkoranyambaga atinye kwitabira gahunda za club dufatanye urumuri abarizwamo. ese mama bizarangira gute? ntuzacikwe n'igice c'148 cy'ikinamico Shirimpumu. hari icyakunyuze, ufite ikibazo, inama cyangwa igitekerezo watanga, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira 0788 30 65 cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri mail ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ikinamico Shirimpumu, mukaba mwabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shirimpumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda.